Noble yureka nkabanza nkavuga mbere yuko wenda Jihad avuga kubera ko ntekereza ko ari related cyane n'iyi nkuru. kubera iki se uvuga kandi bampaye wari wavuze kare imbere yawe Ntabwo nigeze mvuga ariko wampaye umwanya sinavuga. bampaye ijambo twamanikiye rimwe nyutinga mvuga ihangana ubwo nyine kuko ntago nahita mbihindura kandi namaze kubivuga ntago nkunda ibintu byo kwihindura. urakoze cyane Noble ofete ntago nari mpari nibwo nkigaruka kuri interineti ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe you guys njyewe ngeze mu rugo mfunguye sanga record ngo niko Jihango mwaratukanye kugeza naho mutuka umubyeyi wa The Ben. You guys ibintu mumaze gukora murakabije. Alors mujye mu biganiro byanjye byose nakoze, mujye mu ma space cyangwa ama live yose nakoze amazima. Nta hantu mu buzima bwanjye sinshobora gufata ibintu bijyanye n'umubyeyi noneho nkuriya witahiye noneho n'umwana utaruzuza imyaka 18 ngo mbe namushyira mu nkuru zanjye. Mubigende murebe, mfite umutima ntabwo mfite ibihaha. Icyo mubanze mu cyumve. Nabonye hari abihaye mwamwe bari kuvuga ngo bari gushaka gutuka abantu hano ngo ku ma Twitter ngo bakora ama space ngo hatahiwe Jihad n'abandi ngo bahere kuri Godfather. You guys nje nta muntu wamfunguriye Twitter, nta n'umuntu ngurira internet, please ntihazagira unyoberaho. Sasa rero kuri ibi bintu ngewe ndababwiza ukuri, social media utayizara yibarirwa, bamwe bayizamo bicuritse batazi ibyo bagiyemo. Umuntu agaturuka ekantarange, umuntu akabyuka ngo agiye muri social media izi abo bantu kubera amashyari ngumva twebwe twakoraga ibiganiro byacu nk'ibyo tukajya abantu views benshi n'iki. Abo bantu yago yabavuze yavuze abe yagiye akajya atanga amafaranga ku bantu kugira ngo batajya mu kiganiro cye. Ibyo bintu byambayeho cyane kugera ubwo mvuze nti rero ibi boro kugira ngo bizanyicishe eka mbivemo. Mwana uzi kuba wizaniye umuntu Shadibu yari umustar ariko nta muntu ya interview ari nge n'ubu ngubu nuko YouTube itakibaho yanjye, ariko amafoto y'icyo gihe numva nkiyafite mwabibona kandi wamuzanye Buriane DJ Buriane mumubaze ninjye wamwizaniye, mumubaze rabibabwira ubwe. Yabanze gukora ikiganiro n'umutipe w'icyanyi twabanaga mu gipangu witwa Xdira wafite boro yitwa Hollywood. Avuye kuri Hollywood ngenda mukoresha mu kumukoresha Basabe, wabona ko uwo muntu yatwika. Buriane ajya kwa Basabe n'abo batipe bandi ntiyongeye kunyitaba.
kabari bisanzwe rwose kwa kintu ari inshuti yanjye mugira inama yo gufungura YouTube nkajya mufasha nkamwereka ukuntu bikorwa. Buriyane mumubaza akiri umukobwa nyine atarahinduka ameze nyine akiri hafi ibihumbi 80 njye ndi muri 200 ariko abo bantu kubera amashyari ngumva twebwe twakoraga ibiganiro byacu nk'ibyo tukajya abantu views benshi n'iki abo bantu yago yabavuze yavuze ukuntu Sabe yagiye akajya atanga amafaranga ku bantu kugira ngo batajya mu kiganiro cye. Ibyo bintu byambayeho cyane kugera ubwo mvuze nti rero ibi boro kugira ngo bizanyicishe reka mbivemo. Mwana uzi kuba wizaniye umuntu Shadibu yari umustar ariko nta muntu ya interview ari nge n'ubu ngubu nuko YouTube itakibaho yanjye ariko amafoto y'icyo gihe numva nkiyafite mwabibona kandi wamuzanye Buriyane DJ Buriyane mumubaze ninjye wamwizaniye mumubaze arabibabwira ubwe yabanze gukora ikiganiro n'umutipe w'icyanyi twabanaga mu gipangu witwa Xdira wafite boro witwa Hollywood avuye kuri Hollywood ngenda mukoresha mu kumukoresha basabe babona ko uwo muntu yatwika Buriyane ajya kwa basabe nabo batipe bandi ntiyongeye kunyitaba tukajya duhura mu kabari bisanzwe rwose kwa kintu ari inshuti yanjye mugira inama yo gufungura YouTube nkajya mufasha nkamwereka ukuntu bikorwa. Buriyane mumubaza akiri umukobwa nyine atarahinduka ameze nyine akiri nyine iyo umuntu amaze gukura arahinduka reka ndiko kuvuga ibintu byinshi gutyo mwana njye mbona abatubirwa banjye ndi kuzana ko mbona bari kubajyana se ngiye bakahita banyanga ibintu yabo byose John mbaza nabi John mfite ikibazo ari ngewe ibintu byose yavuze kuri ndavuga rero bino bintu aho kugira ngo nzagira amashyamba njye mani narogiye muri no showbiz uzabaze Yangure Sarabizi waze Patiko Parabizi arumpeti witwa Vijaya Sarabizi nindarya amapeti icyo gihe babizi barabizi ko narogiye muri no showbiz kubera ibintu nk'ibi by'amashyari ndajya kwivuza mama wa umpeti group yitwa DSM abazi mama umwe witwa J Love niwe wamvuye man uburozi bwa no showbiz rero bino bintu yago muri kubigira kubikinyari ari urukonda niko babivuga yago man mumuhe yago akeneye ko mumuganiriza akeneye ko mumuganiriza kuruta kumusenya yanasabye yanabwe bamubabarire njye uzi ko nageze igihe nshaka kwiyahura bro nshaka gufata umugozi ngo nimane kavuga ni bino biboro ndabona nta nyungu mfata amabuye ya radio ndayasya ndayanywa ariko kubw'Imana sinagira ikibazo ngira ndakira DJ Bobo yabikubwira ndavuga nti rero man yago niba we yaturitse nyumva gihe cyo ntabwo babasha guturika ngo wature man yago yaratuye aravuga rero mureke kubi man wenda yagiye Uganda ariko bari kumuseka ari ibintu ari kuvuga wenda akaba yarengera ko n'umujinya ariko akeneye ko muba hafi njye nakubwiza ukuri navuye mu rugo muzehe yabizi n'ubu mujye mukabwaza yababwira ati yavuye mu rugo atadusezeye kubera nyine njye numvaga nasazere bambwira ngo banjane mu bintu byo gusenga hari umama wakora kuri studio witwa ngo ni Margaret n'umugabo wiwe
baransengeye bora nta kintu bitanga. Nyabugogo hari abantu birwa bagurisha ya miti ngo bagurisha imiti ngo ivura ngo abarozwe n'ibiki, ndabinywa mbona nta kintu bimarira. Umwana witwa J-Love wo muri The Same no wambwiye ati mama ukuntu bimeze nabimubwiye aravuga ko yakuvura ngwino. Cyo gihe M23 nibwo ari gitangira gutera cyane muri 2012 baramvura na 12 na 13 gutyo ukuntu baramvura, nyuma nanone mbona bitangiye kugaruka. Ndavuga ndeba abantu reka mbagendere ku ruhande ngabanye kujya muri showbiz. Njya numva n'abantu bavuga ngo kutakigaragara cyane, wenda we no brain tuyatubonana n'iki n'abandi bamwe tuyatura mu bintu, ariko nge navuze reka mbigendere ku ruhande biri mu burozi bino bintu. Yago murabyibuka ko yagiye Gisenyi ajya kwihisha ari kwivuza abantu ngo nibyo ari kwikora. Rero nitukomeza ibi bintu yararwaye ararembye hafi gupfa, yararembye ya. Rero nimukomeza mugakinisha bino bintu abantu barabashiraho. Niyo mpamvu nanjye nabwo ni leta ikeneye kugaruka muri bino bintu ikavuga igashyira itegeko rihana ibintu. Nyine sinzi ukuntu baryiga. Evode njya numva ko ari umunyamategeko akeneye kwicara n'abantu mu showbiz akamenya ibibazo birimo akatwigira itegeko rijyanye n'ibyo bibazo. Naho rwose man ino showbiz irimo ubugome, abantu bashaka kwica bagenzi babo. Hano ngiye nicaraga mu kabari nkajya mbona uwo muntu ntabwo namuvuga nawe ari yizi nkamubona mu maso yanjye kandi ntawe uhari. Ari umusitari nafashaga man. Ibi si ibintu ndi kubahimbira. Patiko parabizi, witwa Vijasa arabizi, wo Mpeti The Same ni umuhanzi urimba muri The Same bamwita J-Love nawe arabizi, mama we niwe wamvuraga man. Rero yako nimukomeza kunavuga ibyo bibazo byibona ari kubwiza ukora ati njye nabibwiwe na runaka mbere y'iko ibyo bintu bimbaho. Uwo wabimubwiye umva babipanze ahari, urumva yataza kubimubwira yago yari kuba yaducitse yapfuye muri make apana kuducika kugenda, yari kuba yapfuye yari kuvuga byabaye ikibazo bro. None biri kuba ikibazo kumbabaza Nije ziri kumbabaza umutipe ari kuba nararuzwe, bazanye abakobwa bangahe ngo nabateye inda usurayikinzi ngo narafimaze. None ibyo boro muvuga njyewe mu baby yaraje yiba box wanjye bro, araharara byuka yiba box ndayishaka ndayibura. Umusatsi boxa niba ari isengeri ibintu yantwaye boxa ndayishaka ndayibura cyakoze gushakisha. Nyuma ndamuhamagara ambwira umuntu ambwira ati nutajya kuri runaka ntuzakira. No Brena nakubwiye ngo bari abatipe, tekereza ko nta nungu ufite umutima wo gusaba imbabazi kubimubwira ngo bano baniga nabagome ngo saba imbabazi, ahubwo wamubwira ati kora iki, ariko nabagome yago yavuze ati musabe imbabazi. Abenshi ni inshuti zanjye pe, ariko nabagome bakora ibintu bucece bihishe. No kandi ka team ikomeye cyane, nka team ikomeye cyane. Umva bakoza agatsiko man, bagomba ubundi nkari bigomba gufata nka telefone zabo ikareba abandi bantu bacata iki. Bazabibona muhu man, nge leta yacu ndayizi. Ribi igomba gufata telefone zabo bantu ba Buriane ba nyine bari batipe yago yameshoninze, ntabwo yameshoninga umuntu wazutanye beef. None areba abo bantu bacata iki, ako kundi kabo gacata iki. Kandi niba birwa bagaruka mu bibazo rega n'abandi eminyawe ari ashaka kudakoresha telefoni ye agakoresha y'umukozi we cyangwa yabura umuntu wiwe ari kugambana. Barebe bafate izo telefoni z'abantu bo mu icyo gipangu cyose bazifate, bamenye bano bantu bacata iki bavuga kuri runaka. Nyine gejo kuko bashaka ngo bashatse basanga telefone ya runaka nta kintu kirimo, ariko se urumva warinjye kurya ajya kuvuga ibintu by'ubugoryi yakoresha telefoni ye, ahubwo akoresha y'umuturanyi cyangwa se inshuti ye hafi aho, nayo bazishake bazirebe. Ariko ngejo naravuga ndavuga ni inzego za leta zikeneye kuzaza. Ngewe yago ibi bintu bibaye kuri yago byose byabaye ahubwo baramufasha. Yago ni intwara umuntu wahangana n'abantu bose baramuminimizinga bro. Nge baranjugunye ndavuga ni bino bintu man man wewe
ntabwo ndi kubeshya ntabwo ari iki mama wa J Love umupeti wo muri The Same w'igisenyi namaze y'ukwezi ncumbitse mu nzu iwe naravuye iwanjye ari wumvura Kejo reka mubaze ikibazo ngaho reba kuntu izo gahunda ukuntu abantu bakora gutyo ibaze namba nayo wowe ni umuntu wenda ufatika ibintu biri gukorerwa nka Niyo Bosco we yabyuka ate utabona utazi ibyo arimo Niyo Bosco ntarangiye bamwibagiwe Niyo Bosco ahubwo rimwe azabyuka asange ntari no kugenda noneho Niyo Bosco mujya mwibuka kandi baramuminima kiva kwa Irene mbere y'umunsi umwe ibintu byabayeho yanditse iretre ndende narabivuze abatipe banera amabuye ngo ntago umuzi njye Niyo Bosco ubwanjye namubwiye ibyo bintu mbere yuko bimubaho kuko nabyumvaga mu kabari arambwira ati bro nzakubwira uko bimeze ko nta kintu Niyo Bosco yampisha arambwira ati nzakubwira ariko mana ubaniga mu cyana nabo n'abagome ni gute umuntu afata nka Niyo Bosco man aho kugira ngo avuga ati uyu mutipe ntabona ninjye wamurwanira ishyaka aho kugira ngo musenye reka muzamure Niyo Bosco asubire kuri level ya danje ahubwo uwo karwana no kuvuga ngo Niyo Bosco amujugunye hasi ntihagire n'undi umufata bro listen abona n'abashaka kumufata bakavuga ngo wacahe urumva nka Claude uyu manager wa Bwiza we yaragiye avuga ati ntabwo natuma umutipe azima akora ibishoboka byose ariko urumva na Claude ubwe nibwo akijya muri ibi bigo bya management nibwo ari kumanager bamufungira nawe yibeshye Claude nawe yararangiye bamufungira kabisa urumva nawe n'umwana ukijyamo mwese muramuzi wenda n'umwana utaragize imyaka 30 ariko uri mu kazi ni uri gufasha Bwiza noneho najya gufasha Niyo Bosco baratangiye avuga ati byamucanze kandi murabizi ko cyati mwazibonye mubona Bwiza agiye guhita azima batangiye kuhimba inkuru no gutangiye kujya bahimbira Claude inkuru ngo Claude uswera Bwiza kandi Bruce Melody niko kazanye ibyo boro indirimbo Bruce Melody murayizi sinzi ntabwo irasohoka aririmba bati ngo nta sinzi ko kunavuga ngo ntacyo nikanga n'iki ntacyo ninya ngo na Claude aswera Bwiza iyo ndirimbo ntirasohoka yayumvishe Knowless arayitwisha iyo ndirimbo irahari urumva n'icyo gihe waba yazanye icyo gihuha abantu batavuga ati wa manager se nawe asambanya umuhanzi wiwe urumva Claude atangiye acika intege zo gushora muri Bwiza man hari umutima mubi muri no showbiz babarumbwire nawe man abantu babonye indirimbo yitwa ngo Ogera batajya kuvuga ngo ya Bruce Melody iriya ndirimbo yari Dani Vumbi man Claude twari kumwe Uganda babizi barabizi yamwishyuye $1,500 ayiha Dani Vumbi twavanye mu Nyabugogo tujyana Uganda dusanga Bwiza na Claude bari muri studio kwa Paraso bari kwana indirimbo Dani Vumbi Claude amwishyuye $1,500 kujya muri iriya ndirimbo yitwa Ogera yo kwamaza muzehe yararangiye Dani Vumbi yaragiye kwisohora yanashwaye n'umugore we Mama Jay baranabishwaniye barabishwaniye cyane ahubwo batanu batajya ngo ni ibintu byoroshye cyane arayamuha Claude ageze inaha babazwa no kumva ko indirimbo abantu bose bavuga ngo ni ya Bruce Melody nawe yanditse kandi Bruce yagiyemo nyuma yararangiye nge mfite na version y'iriya ndirimbo irimo Bwiza gusa hari irimo Dani gusa n'irimo Bwiza gusa noneho iya Dani iya Bwiza izo kongerajyamo Bruce Melody era abantu barangije kunari n'abantu babi ikintu cyananunguye Kejo ikintu cyananunguye ni ukuntu abantu banditse iriya ndirimbo batigize babashyiraho aho yatangiriye bashyizeho abantu muri 155 Dani we ntabwo babishaka ko we wamwishyuye Dani wamwishyuye ntabwo bashaka kumufata ariko none se niwe wayanditse Dani Vumbi yari indirimbo ye yarangije yagiye no gusohora man abantu ntibajya bumva ari nacyo kintu cyatumye Mico ashwana na Kikasi nyine Kikasi yongiye nafata ingi banaginga Bwiza nafashaga Mico na Dani muri ko bajya ko indirimbo yitwa ngo Samoya yari indirimbo ya Mico the best ihari irangiye Mico yaje gushwana n'umugabo witwa Dr Kintu wo muri Kikasi amubwira ati ko tufata indirimbo nk'iyi yarangiye ukayitanga yarigiye kudukorera hit Mico abwira ati bro bampaye miliyoni kana ndi umukene muri no misi reka nzaje bakwe n'indirimbo kandi abizi ko muri bikunde nibwo yahise akora igare yaraye amajoro atarengane
muri studio ataryama akora indirimbo yitwa Igare. Ariko Bruce Melody iyo atangiye kugira ngo ashime nawe agatangira kujya yishyura mugana abapeti ngo wasebye umuntu nka The Ben, ngo wasebye umuntu nka man, harimo ikibazo. Harimo kuzana bafata ku mavuta ukajya kuzana fata ko tamwe muramuzi atwana na Bruce Melody abandi bahanzi binjira mu miryango y'abandi bana. Aha, rero naho ngaho umuntu asaza ajya gusangira n'umuntu ajya avuga ati runaka mu muncungira atandoga, usanga umuntu wafata nk'inshuti mutangiye kujya mutinyana kubera ubwo ngiye nanjye ndaje nigendere. None se ko ubona abantu bintu babigize kumarana no ariko no uribuka Yago ajya kureba Titi Brown muri Prison Man, uribuka iriya interview ye ko yakoze ku bantu. Aha, urabyibuka. Oya, uribuka umuntu witwa Sabe agambana umuntu witwa Ndimbati. Yago sakoresha ikiganiro Ndimbati muri gereza. Ndimbati, yeah. Mufunguza. Hari umwana witwa Pundi. Ndimbati Sabe yamwatse miliyoni 5. Aha. Kugira ngo adashyira hanze ikiganiro ntuzenya umwana n'umuntu witwa Exdira, ariko ntabwo uwo mwana ntabwo abantu bamuzirikana bavuga ati yakoze ibi, ahubwo bari kugenda bashaka kumusebya ngo yarwanye na runaka. Man, iyi showbiz irimo umwanda bro, irimo umwanda. Njyewe buriya navuze Kiromba kiri mu muziki, abantu batavuga ngo navuze Karomba, navuze Kiromba kiri mu muziki, ikintu kibyimbye kigomba guturika, kandi nta wundi muntu ugomba kugituritsa, ni twebwe dukora ibishoboka byose kino Kiromba kiri mu muziki tugituritse. Nitugituritsa kiratuza. Ako gakundi niba hari mushuti wanjye witwa Raki aragenda akajya kwa Karomba nyine kwa Coach Gael ariwe Bruce Melody, agenda ajyeyo, hari witwa Fata Mavuta, hari uwandi witwa Rugaju Rigani, hari bandi bafata Mavuta, hari wundi witwa ngo Irene, abo bose bari kwa Coach Gael. Iyo bagezeyo ni twa $100 ha buri muntu yagiye gutaba bamaze kugwa byeri akamuha $100. Uwo muntu cyakore yatashye nta wundi muntu avuga, ajya guhagira kuri The Ben akamubogeraho. Abanyarwanda umuhanzi witwa The Ben yaragowe, umuhanzi witwa The Ben. Bano bantu none babonye Yago kuko Yago yavugaga The Ben bahita bamwataka, batangira kuvuga ngo tugomba gusenya izina Yago. Baramwatatse izi bullshit ziri mu muziki, batatse umuryango we bagenda bakoresha interview papa we bro, bajya kuri papa we ariko warebye ibyo bari kuvuga ku mugore we, reba ibintu bari kuvuga ku mugore we, ngo ntabyara ngo yakoze kwishyanga ngo kubera ngo uriya mugore. Man, gaho nyumvira bano bantu, umuntu w'umugabo w'umuhanzi akavuga ngo umuhanzi bugeze ngo ndamukubita akanyafu kunda ngaho ibaze umuntu muzima. Man, nabavuze ngo bino oya ngo muyoboke Alex ngo uzamukubita akanyafu kunda. Uzi respect muyoboke agomba guhabwa mwino showbiz. Umuntu witwa David Bayingana mu respect agomba guhabwa. Umuntu barabizi ariko bishyize hejuru mana babire bamwe hano ngaha babaye ibintu by'ibitangaza. Bagenga imiziki itera imbere, bagenga batera imbere mu ma YouTube, bagenga imbere abatipe. Man, abatwibuka neza wenda twebwe bibuka ko man nka Dr. Claude yababwa buhamya, King James yababwa buhamya, Knowless yababwa buhamya mu bakera ndarafiki ubwe. Twebwe twakoraga ibintu nta internet ibaho, tugomba gukora ibintu ari ushyira amafaranga yawe. Nka Dream Boys bababwire n'indirimbo yitwa Mpamiriza Ukuri bakwanye na Jay Polly, babaza ati cyangwa mabagaye Mariva John hari amafaranga atanze kuri ino ndirimbo kugira ngo video ikorwe. Ese kugira ngo isohoke hari ikintu John yatanzeho? Mubabaze. Twebwe twabikoraga tudakeneye amafaranga y'ibyo bintu, tuvuga ngo ibintu dukora bikundwe bigere kure. Kuko cyo umva ngiye nari nyine umunyeshuri narabaninga, ngava ku ishuri nkajya kubaninga, ariko mu duke nabonye nkavuga nti ntubyazemo umusaruro. Kejo yo reka tugushimire, warabikoze. Sibyo? Yego. Hello my people. Narindi hangandi muri andakava muratunguye muraho ariko bimeze bite oya Godfather wituyobya gatoya hano turi kuvuga ibintu byakorewe abantu. My friend, no Brenda Knowless ariko bitebya none nge maze hafi isaha hano cecetse abantu batwika umuziki, abantu bitwa wanyumvishe so wamanje ukanyumva bro. Uretse bataye abantu ikintu cyabo. Yego bro.
Yo. Nessa, wamitize Mike yawe gato ya Nessa. Thank you. K John. Yo. Warutuviriye inyuma iyo hirya imva n'imvano n'intangiro y'ibyo bintu. Sibyo? Yego. N'imikorere n'ahantu mwavuye mu baninga, sibyo? Ibyo ngibyo nta muntu urengeje imyaka 28 utabizi. Aha. Uri mu rusaku bro. Sinzi niba ari we cyangwa niba ari Shema. Ntago ari njyewe. Okay, ni wowe uri mu rusaku. So my question is cyangwa niba ntagiye kure. Iyo utegereje ibyo bihe n'urwo rugendo mwakoraga mudakemuda uvuga ko nta nyungu mwashakaga yari inyota y'umuziki no kwisapotinga. Aha. Utekereza ko uyu munsi biterwa niki aho habonetse umugati? Aha. Aya masaha abantu bakabacona bufuni na buhoro. Ese mbere haru uretse gato kamaze nangize ikibazo cyanjye. Muri iriya myaka tujye koresha amaflash n'amasede n'amamemory card. Aha. Hari urukundo n'ubufatanye kuko nta mafaranga yarimo. Uyu munsi akaba harajemo umugati akaba ari wo bari gupfa bikageraho bose ahubwo aho kugira ngo bawusaranganye bakarangira bawushize mu itaka ntibawurye. Ndabikubwiye. Uze kusobanurira umbwira impamvu icyo gihe hari ubumwe uyu munsi bikaba ari intare n'impyisi. Aha. Urumva kumbwira icyo gihe rero aribyo ndikubwira. Nari mbaze kubikubwira icyo gihe twe twabikoraga man wakora nk'indirimbo ukumva biragushimisha ko iri butambuke Daddy Maximo wikine umuntu witwa MC Manda ari wikine umuntu witwa bari abapeti bakiye nayikina biraba bihagije. Rero twebwe tukabikora tuvuga tuti ibyo bintu tukoze twe turabikoze mu rugo bumve ko ibintu twakoze ntago turi basagihobe kucyo gihe abantu bose batanga ngo sagihobe ko twe twabyirutse bavuga za sagihobe. Twebwe tutangiye kurwana iyo ntambara sagihobe iravaho gute? Turabona kuntu byibuza umuntu wo mu rugo nawe yishimira umuziki wawe man. Ubu ngubu rero amafaranga yajemo aho kugira ngo abantu batangire baha agaciro ibyo bari gukora. Umuntu ari gushaka gusenya umuntu kugira ngo abone amafaranga. Ngewe mfata ifoto y'umuntu nyishushanya shaka mvuge ngo runaka yafunzwe abitabaye bafata umutwe w'umuntu w'umwicanyi bafate bamuvanaho bashyiraho uwawe bamara kuwuvanaho bagashyiraho uwawe ashyire kuri Facebook cyangwa kuri YouTube agiye timeline avuga ngo reba runaka iyi niyo foto ngo baramufunze kugira ngo ukandeho we yinjize wowe uri kubabara urushire wumva bro man aboneka twaje Noble uranyumva ihangane kejo Noble na uranyumva ndakumva. Reka noneho kugira ngo nashaka guha ijambo Nessa nari muzamuye ari kintu kutubwira gato ko Kejo naramaze iminsi ari kutubwira. Nessa urahari? Ngo ndahari ndabumva byatari. Wadukurikiye ikiganiro cyose ukuntu kimeze kandi ndakeka yuko turi kuvuga kuri industry yo mu Rwanda uyibamo buri munsi. Nyibamo nyimazemo igihe kinini. Ni ibiki unenga mu byo twagiye tuvuga ukuyemo byinshi wowe? Ni ibiki unenga ubona bitagakwiye kuba bikibaho bibaho muri iki gihe? Ngiye ikintu rero navuga muri showbiz ibyo bintu bavuga byo gushaka kwicana kurogana birahari birenze ukwemera birenze nuko mwe muri kubitekereza ku buryo ngewe mbona muri no kuvuga kubibazo mbona mumeze nk'abantu muri korosaho byahatari hamwe ujya kubona ukabona mani warahunze tu nk'ubu nkanjye mbayeho mu buhungiro bro sinkubeshye ibazo nuko turi bantu niba uvuga ukuri muzajya mutega indirimbo. Hari umuntu waje hano aravuga ngo mujye mutega indirimbo amatwi. Indirimbo zacu za buri munsi tubivugamo tukabivugamo ibaza aho dukora indirimbo 300 bro hakaba nta muntu numwe watuvuga neza ngo avuga ati aba bantu bafite indirimbo aba bantu barakora. Ngiye maze muri showbiz imyaka 13 bivuze ngo rero ibi bintu birahari byahatari twabinyuzemo bashaka kutwica mpungisha umwana wanjye ngeraho mfata umwanzuro mpunga no mu rugo barahinjiriye. Iyi industry yose ubona hafi ya bose bajya mu rugo iwacu kwa mama wanjye uri kumva bro bire byahatari ndahunga ndavuga sasa none niba no mu rugo barahinjiriye naho reka mpahunge sinzongere kuhajya cyane
kuko barahamenye ni ukuvuga ngo ni ba bantu barakoresha bagatanga amafaranga bakavuga ati uyu muntu ntabwo tumushaka mujye mutega indirimbo zacu za buri munsi amatwi impamvu mwumva bavuga ngo turirimba ibintu ngo bikabije nuko tuvugamo ukuri tukagenda tukanononsora kugeza aho ngewe uwo ngo Emirene yanyibwiriye ndi kumwe na Niyo Bosco yantumiye bikumva arambwira ngo we bazakwica ngo ukuri ngugira ngo uzazira ibintu byinshi nari nasohoye indirimbo yanjye yitwa New World mvuye kwa Raki kuri RBA arambwira ngo uzi ngo we ntabwo ngo we bazakwica uri kumva bro ibintu byinshi hamwe ushaka mani bakagutega ibintu ku buryo no kubyara iwawe bari ibibazo nakubwira ibintu hano byinshi bro byinshi ngewe muri no kuvuga ibintu hano mbona muri korosa aho byahatari nkumva navuga ibintu byinshi ngaturika bro ngaturika nesa tubwire man tubwire online uri kumva ngewe nafashe amafaranga yanjye ari umuntu wayamba umuntu arambwira ati Nesa ndagukunda ndashaka kutoranya mu ndirimbo zawe ugafata indirimbo ukayijyana kuri Kiss FM amafaranga bazagusaba yose nzayishyura mamagara uwitwa Ahmed arambwira ati rero watanga amafaranga 100,000 kugira ngo uzane tugukorere promotion amafaranga 100,000 ndayafatanya Ahmed arambwira ati saa 12 turaba turi gukina boro yawe nari nabahaye indirimbo yanjye yitwa nk'igicu ndangije ayo mafaranga ndayamuhereza akajya ambwira ngo man ngo saa 12 turagukina saa 12 zagera nkamubwira ni wapi nago ndi kwiyumva agera aho ngaho arampamagara ari mu gitondo mfite ubukene bwa danje arambwira ngo Nesa man reka ngo usubize amafaranga yawe ndabizi n'ubundi uzakora uzagera kure reka ngo usubize amafaranga yawe byanze bikunze harana ibintu byawe bizagera wowe uzakomeza wasoringe ati hari umuntu waje hano arambwira ngo situzigere mu buzima tugukina yo nagashobora gukina indirimbo zacu bro ngo tuvugisha ukuri ngo tubitsa amabanga muza amabanga tubitse hano ku buryo ugenda wisha bro ukabaho wihisha ibyo bintu byose yagwavuga nta na kimwe abeshya n'ibintu muri kwivugisha ngo ibibazo ngo bafitanye ngo ni ibibazo ngo biri hano ku social media naga ari ibibazo biri ku social media uri kubyumva ni ibintu biri byarabayeho turakumva Nesa ibintu biri byabayeho uri kumva hahandi umuntu agutega uburoza akabuzana home ukajya ujya kubona ukabona nijoro amapusi wawe mu rugarara bororo ukabona bafite mwebwe nubwo ari n'uburozi bwo kugukira mu buryo bafite n'imyuka mibi bro uri kumva hamwe ufata umwanzuro abantu baherutse kuvuga ngo ese Nesa ko yasohoye ngo gospel man nafashe umwanzuro ndavuga nuzi ngiye kujya nubwo nkora uyu muziki abantu bamfata uko babishaka ngiye kujya nkora ino music ariko nsenga kuko anytime nava mu buzima ngiye nararwaye nkajya njya mu bitaro nkajya mu maserumu nkajya njya ku mashuti yanjye ngiye nakoranye na Sinta dukorana imyaka igeze muri 3 ankorera amavideo meza sintagera aho ngaho dufite shoot yanjye arambwira ngo Nesa ngo reka nkubwire ngo kugukorera birimo risk tu ansubiza amafaranga ndi kuri shoot nashoye ndataha icyo gihe nabaga muri chambrette mfata abakobwa bose barahari bari baje kunyaktingira muri video ndabafata bose mbazana muri ya chambrette ndababwira ati rero ngewe ndaryama mu ntebe dore saa 8 zangereyeho dore banyiciye shoot kandi sinabohereza Nyamirambi zisaha mumbabarire murari hano mu gitondo ndabyuka mbategera bro hano hari mu bugome ku buryo iki kibazo nta nubwo ari ikibazo gikwiye kuzamo abantu basanzwe iki kibazo ni ikibazo president akwiye kuzamo muri kubyumva neza nge nageze aho njya kuri 3D nkora ikiganiro ndangije mbivugaho ndi kubakatira mbabwira ni reka mfire ukuri kose hanze ikiganiro baye minyawe banga kugisohora icyo kiganiro ndagifite nana kibahereza ngaho nyumvira kwizera barangije baravuga ngo kwa ngo navuze ukuri kwinshi ngo ikiganiro ntago bazagisohora uri kumva ahubwo none ikiganiro najya njyaho ngasanga baragifashe baragihererekanya bo ku giti cyabo ugasanga kimaze nk'abantu 20 ariko abo bantu 20 ukibaza bari bo kiri prive bro baragihidinze uri kumva nageze naho mbi postinga kuri social media zanjye
urumva mbaho mvuga ngo nago nzavuga ejo bundi Yago avuze ndamwandikira ndamugani Yago ukubisa haryana ariko nago urakubita neza aho dushaka kumva urumva hano harimo ubugome bwinshi harimo kwicana harimo kurogana yaba mwaye muzi ko bicariye ku bintu byinshi ku buryo n'abantu bose twagiye tubura muri iyi industry babari inyuma bro none izo tariki zabo 17 za buri munsi zipfaho umuntu hano muricaye mu ndirimbo tubiririmba buri munsi man buri munsi mu ndirimbo zacu biba birimo bro uri kumva tubaho duhunga wajya ubiririmba abantu bakakwataka wajya ubiririmba bakajya hariya bagahererekanya ku buryo bashobora noneho nkubwire niba abantu bashobora kugutumira bakakubwira ngo ufite show nk'icyangugu target ari ukugukoresha accident bakakwica bro ngo barebe yuko wazamira ukuri uri kumva bafite ibintu byinshi bicariyeho uri kumva ujye wicara wumva indirimbo za new generation buri munsi baravuga ati buri mwaka hazajya hagenda iniga mujye mutega amatwi imana kumva nicyo uri kumva bivuga nuko harimo ukuri niyo mpamvu mubona babyanze njye ntabwo ndi new generation maze imyaka myinshi muri uyu muziki nabaye muri lebo ya Oda Pasi nabayeho nkora umuziki wanjye ngeraho mvuga ati ngiye kwinjira muri hip hop kugira ngo nandike ukuri kuri muri iyi uri kumva wallahi sha Nesa ntabwo we bagiye bagutega abagabo baneze umva mbabwire njyewe mbana na beat kira ntago nabihisha uri kumva baneze umugabo ampa amafaranga ngo arashaka kunkurana kanjyana umugabo akajya ambwira ngo muhutu video twanjye nambaye ubusa uri kumva agasanga ngendi kenge urumva mani bakoze ibintu urumva ibaza ahantu nahungishije umwana wanjye muzabaze muri industry mubaze ngo muza ahantu nesaba uyu munsi mba ndi Musanze ejo mba ndi Gisenyi ejo mba ndi Kacyiru nago nabwira umuntu ngo mbahangaha oya urumva mani umva nk'ibyo bintu ubugambanyi hahandi bagufata bagutumaho n'abantu bo mu cyaro ukajya ubona iniga yo mu cyaro iri kukwihamagarishwa ngo irashaka gukora indirimbo kandi target ari ukukuzanira ibintu aho ari ukugufata utuvideo uri kubyumva two kubahe urumva kuko ngewe mbayeho nese utampashongo nyigemo uri kwibaza icyo kintu ejo bundi indirimbo ya campaign mwigeze mumbona muri campaign ntibatwayemo abantu bose kuki ako kantu mutagatekerezaho ngo muvuga ate se kuki hari abantu tutabona uwo Yago mwigeze mumubona muri campaign kandi yari ntabwo yari afite kandi bari kuvuga ko ibintu byamenye ibimogi uzi ibimogi bano baniga banywa ibimogi bano banywa this is what I'm saying no niyo Bosco bunanywa ibimogi nicyo ariko mana ariko muzi ibaze ko ino space kuva igihe mwatangiriye nakomeje kujya mbwira Bitcoin nkamugana imana baba bari korosaho babena no kutwica niyo tubivuze ubu se na dore imbogo yazizikira egora abantu bamaze gukora industry phone igiye kunzimana ubwo mwebwe muzi abantu bamaze gupfa muri iyi industry Nesa phone igiye kunzimana ariko ibintu ndetse avuga n'ubundi ndi kuba bisa nk'ibyo navuze man ino ball irimo ubugome nimukabona abaniga baza bakusetsa wa mutiko muzaza mubona aza kwita chance yisetsa man abaniga n'abagome afite inama nabagira no buri gusangira n'umuniga muri showbiz nugasiga ikirahure cyawe hasi nugasiga icupa ryawe hasi byo ngashuba ko ibyo byawe bijyanye zoga turazireka n'ibyo bimogi bavuga bamwe twarabinywaga sinababeshya turabireka kugira batazadushyirisha muri gereza uri kumva kubera ko tuzi ko isaha n'isaha baba bashaka ibyagufungisha baba bashaka kuguteza uri kumva hano muri industry yamaze gupfa abantu benshi
twicaye tukababwira ukuri kuri deeply ntago mwebwe mwabwiye kandi none ikintu nuko abo bantu babikora nibo muhereza intebe nibo mwahaye intebe bazicayeho abandi ngo babatega n'amadrugs ahubwo abandi babatega amadrugs umutara gusura iwawe yagusura akazana ibyo bimogi akabitereka iwawe ku buryo agenda akabwira ngo runaka afite ngo ibimogi aha n'aha bakaza bagasanga birahari yayihamagaye ari wayihamagaye uri ku hano harimo ibintu byinshi nibazajya bavuga ngo abantu banywa ibiyobyabwenge mwebwe nyine nk'abanyarwanda muzajya mwicara mu byumve gutyo babibahaye ariko akenshi ntago ariko kuri nimubona begeza umuntu inyuma cyane mujye mumenya ko hari impamvu ikibazo kiba gihari ababitsa amabanga baba baramukoreye ibyo bintu bakamunanirwa urumva si ibintu byinshi ese mureke mbabaza akabazo k'amatsiko ukuntu umuziki wacu wari umeze umwaka ushize niko umeze ubu ngubu reka uri kujya cyangwa uri kujya hejuru uvuye hasi ku rwego rwo hejuru ku buryo bahaye intebe abantu ndetse n'ibandi uretse gato umuziki utarimo andi umuntu utarimo Meddy utarimo The Ben utarimo mbabwira icyo abantu baretse umuziki Peace ijoro arihe abo bareme bamwe baranabategera bakagenda kugira ngo bavemo oya wowe umva ahubwo neza hari abandi bana bakoraga mu itsinda ryitwaga Skank Nation kera abo bana ba plan bakubwira ko batazi ibyababaye bakubwira ko batazi yerekana niba munabakunda nimwigire ku macane yabo mu basure man hano umva aha nta n'umuntu dutegereje kuzadufasha uri kumva mani ngiye birambabaza iyo ndi kubona muhereza aba bantu intebe mubavuga neza mubasingiza mba numva navuza nk'induru ngiye nagezeho nandikira Emi 3D Emi nyawe ndamwandikira ngira ngo Emi ibi bintu bizarangira mbibwiye Perezida Paul Kagame izina ry'Imana ngiye mubonye nabimubwira nubwo mwakomeza kujya mubyicariraho nzabivuga oya nesa nukuri hari igihe umuntu aba akeneye kuvuga ngo bijyane bayibaze nk'ubwo buzima ngiye baradishima mubaze minisita ko ntaririye mu maso ye ngaturika nkarira ndamubwira ni mbabarira muzadukorera ingando zo kubanza mukatwigisha icyo umuntu ari cyo kuko ntago turakimenya uri kumva ndi umuntu wo guhaguruka nkagenda nkajya muri minisiteri kurira abahanzi n'abanyamakuru bose bo mu Rwanda bose bafate bashyira mu modoka bajyane babarane bye minisita ndamubwira ni ngi ikintu ntago nagusaba ngo mumfashe mu muziki wanjye ni mudufate mutujyane mu ngando cyo zingando zo tumara iminsi cyangwa bafata umwanzuro bavuga nk'uko covid yaje bavuga ati dufunze uyu muziki ibintu bitangire bushyashya ntabwo ngo yagonga arabeshya ubu ntimwumvishe ibintu yago yanyuzemo yago kongera yago nagabeshya kumva n'abandi baje nabo baragiye barishikira urumva ntabwo bashaka kuvuga nyine barabavuga bakishikira ariko nabo nibaze bavuge ibintu birangire neza sibyo sha ebana biri too much abantu bazi wowe Godfather vayo hano ko wakoze advocacy ibi byose ko utakoze advocacy y'ibi ngibi naza tubwire reka ubundi wari uri he kari we muntu ukora advocacy umva ngo kimwe ugomba kumenya urimo kunyumva kuva ejo bundi bivuga ngo kuba nakoze advocacy urimo kunyumva uyu munsi ntabwo ingaruka zabyo ubibona ntabwo narezinze my voice kwamagana ibintu abantu binjira uyu munsi sivuga ko ninjira mu miryango y'abantu se ntabwo narezinze ntabwo ndakubaza sinarezinzwe ijwi ryamagana abantu binjiraga mu miryango ikibazo cya DBN sinjye wakizanye hano hanze cyararangiye se buretse gato ego kigikomeje buretse gato ndeka avuge ntabwo ngiyewe ndi mu bantu bamaganye ibyakorerwaga Meddy ikibazo cy'uyu mugabo we byuri kuvuga
none abantu uribuka uretse gato kumva kuri kuvuga gutyo uretse gato none ko yagowa mugize umusazi ukaba wumva ikibazo cye kiri seriye. What did you plan to do? Genda gakeya uretse gato. Ubone shema mute your mic. Mvangire nani no Brena. Ndi kukubaza wibagiwe fata ku mavuta atwitinga agenda kuri platforms ambwira ngo gudifata ngo I'm coming for you. Urabyibuka ntiyabyanditse ndifite ama screenshot. So rero kuri kibazo cyayo urabizi ko navuze ko ntazongera kukivugaho kandi impamvu urayizi. Tuzabivugaho twe turahari ntacyo ibyo nta kibazo. Abana benshi bararenganye. Rekaze nkubwire no Brena. Urimo kumva iki kibazo ntekereza ko aho cyageze inzego zishobora kugisha amaboko yazo kandi zikakirangiza. Bro, ikibazo cyamaze kurenga showbiz. Nako iki kibazo cyamaze kurenga showbiz. Ngo yabera cyari showbiz kuko ntago byarangiye ibintu Nesa ntabwo Nesa sandaye Nesa urumva ukuntu avuze ibi bintu wari ubizi. Ariko nabikekaga nafite ko ibintu byabayeho nabikekaga naburaga umuntu ukomfirima. Nesa bite ni sanda kumva mbere nibyo nashaka kubaza Kejo ariko kumazitekeke muri muziki. Uzi ko mu minsi yabagaho abanyamakuru bituje cyangwa zitaraza hari ikintu bitaga giti sango miteze gato kuko hafite amayikoreto kufungura musozi. Twagiraga ikintu bitaga giti nibyo nashaka kubaza na Kejo reka nkikubaze. Twagiraga ibyitwaga giti. Giti nibyo wakomojeho gato y'abantu bari muri industry barabizi bazi giti icyo bisobanuye. Nesa igihe cya giti n'igihe cy'uyu munsi aho hajemo ururwango wakomeje kuvuga bari abantu. Nesa igihe cya giti ubu ngubu uravuga ko byamaze kurenga igihe cya giti kugeza aho abantu bashobora kwamburana abandi ubuzima. Niba numvise neza ni giti yakuze irenga kuba ya giti twari tuzi bigera aho umuntu ashobora kwifuza kwambura undi ubuzima. Please mbabarira umfashe hanyuma umbwire ingaruka. Gatfada wikigira nkaho baretse gato Gatfada please ako Gatfada wabaye ute umwana amaze kuvuga ibintu byose hano kuri bimaze none muramamaza ngo ni giti se wigize uyumva. Hari ikintu utari ahantu yaraye yimuka ntago ibyo nababyumva. Hari ikintu utari kumva icyo utari ahubwo ni wowe utari kumva ibintu byose ntago amaze kubivuga. Amaze kuvuga amajoro yabyaye kubyara ari ibibazo ntago ibyo bintu wabyumvishe. Ubu we nagura umuntu mukuru igiti wizana amafaranga ibyo byararenze. Hari ikintu utari kumva bro. Hari ikintu utari kumva. Kise ntari kumva. Wamajese kumva we ko yanyumvisha kwanganye gato. Nesa ibyo ndi kuvuga ushobora kuri kubyumva rata. Ibyo ndi kuvuga urabona iyo amasaha nuje kureba abantu bari muri izi nkundura ni abenshi. Abangaba bita abanyamakuru bakoresha za YouTube. Bageze kabanini bakica bagakiza reka bivuge gutyo. Impamvu nsubiye inyuma kuko Nesa amaze igihe kirekire muri industry. Igihe cya giti umuntu yarazaga bakamushinja giti bikarangira indirimbo ze ntizikinwe kuko atabonye gutanga kiti. Ariko ntabwo byakageze ko aho umuntu yishura n'amafaranga y'uko Nesa bivuze ko 1,100 bye ariko umunyamakuru akayamusubiza. Ngiye numiwe kumva ko umuntu ageraho azana urwango ku buryo n'amafaranga akavuga ati ngo nufata amafaranga yo tuziga tukiri ibihangano byawe. Byari byamaze kurenga gukasa ibihangano ahubwo hari reka twumve Muhire. Nesa sinzi niba wanyumvise Sister ubwo wansubiza. Monsieur Godfather pour qu'il continue ses affaires. Kuvuga ngo nta n'ikibazo noneho cy'amafaranga kikiri muri showbiz mbabwiza ukuri. Abo banyamakuru nabo mwumva na gatsiko kari muri ka gatsiko bari kuvuga nabo barakoreshwa. Uri kumva na abantu ngewe iyo mbibonye nkabona neza na bafite ahantu bajya gukura ibyo bintu. Uri kumva
aho hantu bajya gukura ibyo bintu nibo babategeka bo kwica nabo gukiza utemera kwinjira muri abo ngabo niwe wo kwicwa. What? Cyangwa ugakorana nabo igihe kingana runaka, then ese nukubera iki mubona kera ko kera habagaho indirimbo yarahitinga n'ubu ngubu turacyazumva, hasigaye hari indirimbo zihitinga umunsi umwe. Namwe mu bitekerezo nk'abantu bakuru mwibaza ikintu cyahindutse. Ahubwo noneho yisama muri industry yo nabivuga neza, muri industry hinjiyemo nyine ibyo bintu by'amarozi ku buryo utabasha kwinjira muri icyo gikundi bamupangira uburyo ubwo ari bwo bwose agomba gupfa. Ndetse noneho ikintu cyerekeranye n'impano, kuvuga ngo ushobora kuba ufite impano ngo hari ikintu barusha irutiye abagenzi bawe, icyo cyo noneho urakizira birenze. Abantu b'impano nibo abantu barabatangiye uwitwa ngiye kubakubitara 8 nziza mu Rwanda barazizimije. Uwitwa Andiba umuntu ari he, Gisi Jori, Gisa Kinganzo, sinzi ibyo bamuhaye, sinzi ibyamuhaye, ariko Gisa Kinganzo ari mu bahanzi ba disappearinze mbere cyane. Uri kumva generation even n'umuhanzi wanjye Victor Rukotana nasanze baramunetralije n'abanasoni Abamaroni anahagarara hariya bakavuga ngo twaramurangije, bakabyivugira ubwabo. Ariyo yagiye here kubundi yewe ariyo niwe wimu bamuriye amaturu bajugunya indu amwita Nesa wanjye. hano baragutabura nta mikino bro. Ibintu biba ari bibiri, ni ukuvuga ngo ibintu byarenze kuko amafaranga yafite. None se niba babona amafaranga yo gushora ku muntu ngo bamugereho, ubwo uri kumva badafite amafaranga menshi? Ahubwo wenda Nesa reka mvuge gatoya, wenda iyo social ari gusanga uyizi, bavuze ku bintu bya Giti. Ngiye sinyamaka na Giti, ariko uretse ko ngiye nzifata cyane nazifataga igihe nazihabwaga cyane, ko ngiye ndi mu bantu bafataga ayo mafaranga pe, ntabwo ngiye nabihakana. Ndetse nanafashaga n'abahanzi kuba bayatanga, ntabwo nabihakana avuga ko ayo mafaranga atangwa. Ariko urumva nka Knowless twarakoranaga, nkavuga niyo Knowless tugiye gusohora indirimbo, mama ngiye mwita mama ndanamukunda cyane, none nkavuga nti tugiye gusohora indirimbo, ariko indirimbo dukeneye budget byuza y'ibihumbi nka 500. Tukareba tukavuga ati wenda kuri Radio 1 turafata abanyamakuru 3, wenda turabohereza aya naya TV 1, dujye kuri nyina amaradiyo yose, tukavuga ati tugiye kuyapangira ibihumbi aya naya. Nkavuga ni mama twakoze akazi kacu, mwana twakicara natwe twicaye nko mu kabari, hajya akabari kitwaga ngo kitwa gute, hari akabari kabaga hano hari Cafe Zone mu mujyi kari ruguru y'umuhanda hari wa Kigali, hari akabari kabaga sinubwa kuntu kitwaga, niho twakunda kwicara buri nimugoroba tureba uko akazi kacu kagenze. Akoye amafaranga tukabikora, nkanazenguka nawe mu modoka, hakaba n'igihe umunyamakuru ashaka ko amusuhuza, yavuga ngo amafaranga sinyakeneye. Knowless bati oya John, kugira ngo dukine yamuhe nkayamuhereza. Ariyo nini njya mukuraga gutyo iyo business ba Dream Boys nyine ndatwa abantu twakoranaga icyo gihe. Rero ayo mafaranga ngewe nanjye tukabikora gutyo, nkabanzi kuri bumpembe ayanjye ku ruhande. Iyo ni business, kumva niba ushoye ugomba no kunguka. Tuvugisha kuri namwe muri abantu b'abagabo, muri abantu bakuze, niba washoye umuziki ukavuga ati nishyuye producer, nishyuye wenda video, nishyuye imyenda nambaye, nishyuye amatike n'ibiki, ukeneye nuko ibyo bintu byawe wakoze bimenyekana. Rero kugira ngo ibyo bintu bibeho bimenyekane, bibe nyine ibyo wakoze bitandukanye n'ibyo abandi bakoze, ibyo byumvikane cyane, nuko ugomba kugira ikintu utanga.